Ngiye kwirirwa murasuhuzwa na Teacher Laura. Mpaye ikaze ku bantu baje kuri ino channel bashyashya, kandi nkomeje gushimira abakomeza gusharinga kuri bagenzi babo kugira ngo babone ibyo namwe mwaboneye aha ngaha. Ndashimira abemeye gukora subscribe kugira ngo video zijye zibageraho igihe, abakanze like, abanditse comment kugira ngo munkebure nkore igikwiye kugira ngo mutsinde ikizamini. Niyo mpamvu duhurije aha ngaha. Ikindi ushaka gukora ikizamini mu matariki ya hafi cyangwa afite ikizamini mu buryo bwihuse, cyangwa n'utabona umwanya wo kuza kureba zino video, ashaka kunyandikira kuri 0783 881 753 tukaba twafatanya mu bundi buryo, yaba yangeraho aho nkorera cyangwa se twakoresha n'ubundi buryo utari hano kuri YouTube. Ntangiye n'ikibazo cya mbere, ariko igihe ntaratangira kino kibazo cya mbere, ikindi nonaha gitumye ngaruka kuri no video ni ikijyanye na feri z'ibinyabiziga. Turaze kuzibonamo aha ngaha, mugerageze murebe video muyigeze kure. Ntangire n'ikibazo cya mbere, ikinyabiziga cyose cyangwa ibinyabiziga bikururana iyo bigenda bigomba kugira A, umuyobozi, B, umuherekeza, C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero ikinyabiziga cyose kigomba kugira umuntu ukiyobora, ari we mushoferi cyangwa umuntu ukiyobora. Hano ubwo igisubizo ni A. Ntabwo ari ngombwa byose bigira umuherekeza. Nshobora gufata imodoka nkayitwara njyenyine, nshobora gufata ipikipiki nkayitwara njyenyine nta muntu mfite umperekeje, ariko nta kinyabiziga kitazigera kigira umuntu ukiyobora. Buri gisubizo ni A. Nitugera ku kibazo cya kabiri, ngo ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa A, abanyamaguru, B, ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri, C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Rero ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa abanyamaguru n'ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. Akayira gashobora kunyurwamo nanjye nk'umunyamaguru, cyangwa kakanyurwamo n'ibinyabiziga bigendera ku mapine abiri nk'igare, velomoteri cyangwa ipikipiki. Rero akayira kanyurwamo, ijambo akayira bivuga inzira nyabagendwa ifunganye yagenewe gusa abanyamaguru n'ibinyabiziga bigendera ku biziga bibiri. Buri gisubizo ni A na B tubisanga kuri C. Dukomeje n'ikibazo cya gatatu, ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa buri mwaka. A, ibinyabiziga bigenewe gutwara abagenzi hamwe muri rusange. B, ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3 n'igice. C, ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Twibukiranyije ku buryo bwo gusuzumisha ibinyabiziga cyangwa kubijyana muri controle technique. Ibikora ubucuruzi babijyanayo buri mezi 6, ibidakora ubucuruzi bakabijyanayo buri mwaka. Ikinyabiziga gishyashya kimwe bita 0 km babijyanayo nyuma y'imyaka 2, nabyo bigatangira kubahiriza amezi 6 niba bikora ubucuruzi, cyangwa bikubahiriza umwaka niba bidakora ubucuruzi. Ari bimwe mu byo mwita promenade, ibyo bidakora ubucuruzi. None rero batubwiye ngo ibikora ubucuruzi ni amezi 6, ibidakora ubucuruzi ni umwaka, ikinyabiziga gishya ni nyuma y'imyaka 2. Dusubije ikibazo cya gatatu rero, ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa buri mwaka. A, ibinyabiziga bigenewe gutwara abagenzi hamwe muri rusange. Ibi bikora ubucuruzi, tubisuzumisha buri mezi 6. Ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3 n'igice, nabwo niba watwara toni 3 n'igice utari gukora ubucuruzi zaba ari nyinshi. Bivuze ngo nabyo bikora ubucuruzi ni buri mezi 6. C, ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara, nabyo bikora ubucuruzi. Ntabwo wakinjira mu modoka ya otoreko cyangwa ipikipiki ngo uyijyeho utabishyuye. Bivuze ngo nabyo ni buri mezi 6. Hano rero tubonye ko nta kinyabiziga na kimwe kigaragara gikorerwa isuzumwa buri mwaka, cyose tubonye ko ari amezi 6, turavuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Buri gisubizo ni D.
Iki cya kane rero ibibazo ni bimwe ariko imibarize niyo yahindutse gusa ariko ubusobanuro kuri ibyo ni bimwe. Twabonye ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba gukorerwa isuzumwa noneho buri mezi atandatu. A, ngo ni ibinyabiziga bigenewe gutwara abagenzi hamwe muri rusange, ibyo bikora ubucuruzi n'amezi atandatu. B, ibinyabiziga bigenewe gutwara ibintu birengeje toni 3 n'igice, ibyo bikora ubucuruzi nabyo ni buri mezi atandatu. C, ibinyabiziga bigenewe kwigisha gutwara, nabyo bikora ubucuruzi nabyo ni buri mezi atandatu. Hano turavuga ko ibisubizo byose ari ukuri. Buri gisubizo ni D. Noneho icya gatanu ngo ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana gute? A, nyuma y'umwaka umwe. B, nyuma y'imyaka 2. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikinyabiziga gishya rero twabonye ko bagisuzumisha bwa mbere na mbere nyuma y'imyaka 2. Buri gisubizo ni B. Cya gatandatu ngo ni iyihe feri ituma imodoka igenda buhoro kandi igahagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo uko imodoka yaba yikoreye kose, yaba igeze ahacuramye cyangwa ahaterera? A, ni feri y'urugendo. B, feri yo gutabara. C, feri yo guhagarara umwanya munini. Feri y'urugendo ni feri ituma ikinyabiziga kigenda buhoro cyangwa kigahagarara. Ni imwe dukandagiza ikirenge, tukaba twakandagira gahoro tukagenda gahoro, cyangwa tugakandagira tugaheza kugera kuri tapi y'imodoka tukaba twahagarara. Iyo niyo twita feri y'urugendo, ituma ikinyabiziga kigenda buhoro cyangwa kigahagarara. Feri yo gutabara ni feri ituma ikinyabiziga nacyo kigenda buhoro cyangwa kigahagarara igihe feri y'urugendo idakora neza. Niba urugendo itari gukora neza twifashisha feri yo gutabara. Hari abayita feri y'imyuka, hari abayita feri y'imoteri. Nimwe usanga iba mu modoka nini. Mu modoka ntoya nta hantu hagaragara feri yo gutabara. Niyo mpamvu bamwe na bamwe no kubyumva biri bubagore, ariko ziba mu modoka nini. Ziriya modoka nini nizo zigira feri yo gutabara. Tukagira feri yo guhagarara umwanya munini. Feri yo guhagarara umwanya munini ni feri ya ni iriya feri y'ukuboko, usibye ko hari naho nabonye ziba mu kirenge ukandagira iruhande rwa amburiyaje, cyane cyane ku modoka za automatique. Aho akaba amburiyaje hariho agaferi ko gutabara, ariyo twita feri yo guhagarara umwanya munini. Rero feri yo guhagarara umwanya munini urumva yo ituma ikinyabiziga kiguma iyo kiri n'iyo umuyobozi yaba atakirimo. Ushobora gusiga feri yawe mu modoka, nkaba nasohokamo nkigendera, imodoka igahagarara ahantu haba hazamuka cyangwa hamanuka. None rero bari batubajije ngo ni iyihe feri ituma imodoka igenda buhoro cyangwa igahagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo uko imodoka yaba yikoreye kose, yaba igeze ahacuramye cyangwa ahaterera. Aha dukurikije ubusobanuro duhawe ni feri y'urugendo, niyo izatuma tugenda buhoro cyangwa tugahagarara. Buri gisubizo ni A. Dore hano dufite pedale 3. Iy'ibumoso ni amburiyaje idufasha kuba twahindura vitensi. Iyo tugiye guhindura vitensi dukandagira amburiyaje. Iyo mo hagati niyo feri y'urugendo, turayifashisha tukaba twayikandagira tukaba twagenda buhoro cyangwa tugahagarara. Ino pedali ihera ku ruhande rw'iburyo ni accelerateri cyangwa ni umuriro, idufasha kuba twakandagira umuriro, ikadufasha kuba twakwihutisha ikinyabiziga cyangwa tukawugabanya kikagenda gakeya. Rero feri yatuma tugenda buhoro cyangwa tugahagarara ni feri y'urugendo, niyo mo hagati niyo twita feri y'urugendo. Buri gisubizo ni A. Noneho icya karindwi ngo ni iyihe feri ituma imodoka igenda buhoro cyangwa igahagarara ku buryo bwizewe bubangutse uko ikinyabiziga cyaba cyikoreye kose, kigeze ahacuramye cyangwa ahaterera igihe feri y'urugendo idakora neza. Twabonye ko feri izatuma tugenda buhoro cyangwa tugahagarara igihe feri y'urugendo idakora neza ari feri yo gutabara. Feri yo gutabara twabonye ko hari abayita feri y'imyuka, hari abayita feri y'imoteri. Rero yo tuzayifashisha kugira ngo ize yunganire urugendo, tugende buhoro cyangwa duhagarare igihe ya yindi y'urugendo itarimo gukora neza. Rero igisubizo ni B.
dore ni aka kantuza ni aka ngaka ashobora gukanda kakamanuka hasi. Hari n'aho usanga iba mu kirenge, ukura ikirenge kuri amburiyaje ukajya uyikandagiza agatsinsino, biterwa n'imodoka iyo ari yo rero. Yunganira iy'urugendo igihe feri y'urugendo idakora neza. Rero igisubizo ni B. Feri zatuma tugenda buhoro cyangwa tugahagarara ku buryo bwizewe bubangutse uko ikinyabiziga cyaba cyikoreye kose kigeze ahacuramye cyangwa ahaterera, igihe feri y'urugendo idakora neza ni feri yo gutabara. Iyo niyo twita feri yo gutabara, izatuma tugenda buhoro cyangwa tugahagarara igihe feri y'urugendo idakora neza. Buri gisubizo ni B. Noneho ngo bumwe muri ubu bwoko bwa feri ituma imodoka iguma aho iri uko yaba yikoreye kose ku kazamuko cyangwa gacuri ka 16%. Imyanya ya feri igomba gufata igakomeza kwegera ku buryo bw'ibyuma n'iyo umuyobozi yaba atarimo. Feri izatuma duhagarara aho turi n'iyo umuyobozi yaba atarimo twabonye ko ari feri yo guhagarara umwanya munini, bamwe bayita feri yame. Rero izatuma ikinyabiziga kigenda buhoro nako kiguma aho kiri n'iyo umuyobozi yaba atakirimo. Dore nako kantu ubona afashe, nakanda kari akabuto afashishije igikumwe arayimanura iba yikuyemo, nazamura hejuru aba yishyizemo. Niyo twita feri yo guhagarara umwanya munini, ariyo twita feri yame. Niyo ituma imodoka iguma aho iri, haba hazamuka haba hamanuka, niyo umuyobozi yava mu modoka akagenda, izaguma ifate ya modoka igume hamwe niyo haba hacuramye. Buri gisubizo ni A. Feri izatuma tugenda buhoro cyangwa tugahagarara, tubonye ko ari feri yo guhagarara umwanya munini. Noneho icya 9 ngo uburyo bukoreshwa kugira ngo ikinyabiziga kigende gahoro igihe feri idakora neza babwita, aha ni feri yo gutabara. Niyo feri itari gukora neza, iyo bari kuvuga idakora neza ni iy'urugendo. Ubwo tuzifashisha igihe feri idakora neza ni feri yo gutabara. Buri gisubizo ni C. No cya 10 ngo nta mwanya n'umwe feri ifungiraho ushobora kurekurana n'ibiziga keretse, ni nko kuvuga ngo nta na rimwe feri zigera irekurana n'amapine keretse muri bino bihe bikurikira. Ahambere A ngo niyo bireba feri y'urugendo. Niba ni nakandagiye nka feri isanzwe imwe twabonye irimo hagati ya amburiyaje n'umuriro, tukayikandagira, feri bire gufatanya n'ibiziga, nituyirekuza feri irekuranye n'iki na bya biziga cyangwa irekuranye n'amapine. Aha kabiri niyo kurekurana nari by'akanya gato nk'igihe cyo guhindura vitesse. Cyo guhindura vitesse twabonye cya kirenge ya pedale iri ibumoso mu byo tubonye mu mashusho mu kanya. Iriya nituyikandagira ariyo twita amburiyaje, igihe turi guhindura vitesse nabwo feri irekurana n'iki n'amapine. Ndabaha urugero. Ufashe imodoka irimo vitesse ukayisunika cyangwa ukayishyira ahantu hamanuka, iyo modoka ntabwo ihita igenda, ntabwo yagenda kubera ko hari vitesse biyifasha. Ariko nidukandagira amburiyaje, nubwo imodoka itari kwaka, ugakandagira amburiyaje hakagira umuntu usunika ya modoka iragenda. Kubera iki? Ya feri yafatwaga na vitesse ibiciwe amazi na amburiyaje wakandagiye. Rero igihe cyo guhindura vitesse urumva ko feri irekurana n'iki n'amapine. Noneho ni kimwe no ku ipikipiki, naho niba washyizemo vitesse ugasunika ya pikipiki ntabwo igenda, nufata amburiyaje ishobora kugenda igihe cya kinyabiziga kitari kwaka. Rero tubonye ko niyo yo kurekurana n'iby'akanya gato nabwo feri ishobora kurekurana n'iki n'amapine. Aha gatatu niyo bireba feri yo guhagarara umwanya munini, ya feri yame. Igihe twabonye izamuye ntabwo iyo feri yame yakikuramo, izavamo ari uko ikuwe n'iki n'umuyobozi. Nibyo tuvuga ngo iyo bireba feri yo guhagarara umwanya munini, ubwo kurekurana bikaba bidashoboka bidakozwe n'umuyobozi. Batubwiye ngo nta mwanya n'umwe feri ifungiraho ushobora kurekurana n'ibiziga keretse ahambere A ngo niyo bireba feri y'urugendo, cyagenda n'akandagiye feri nkayirekuza. B yo kurekurana n'iby'akanya gato nk'igihe cyo guhindura vitesse. Igihe cyo guhindura vitesse twabonye ko dufata amburiyaje. Aha gatatu niyo bireba feri yo guhagarara umwanya munini, ubwo kurekurana bikaba bidashoboka bidakozwe n'umuyobozi. Hano turavuga ko ibisubizo byose ari byo. No cya 11 ngo birabujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera ibi bikurikira.
ikintu cya mbere wakora kikabangamira abandi ni ukugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe, kugenda gake cyane ku buryo bisaba ko buri wese aza akakunyuraho cyangwa akakudepasa. Niyo bagufasha bakwandikira ko wajennye sirikirasiyo. Icya kabiri ni ugucakira feri bidatewe no kwirinda ibyago. Cyagihe nihutaga cyane nkahita mfunga feri nkahagarara aho ngaho ngeze neza, icyo gihe unturuka inyuma ashobora kungonga kubera ko ataba yiteguye ko nakabaye mpagarara aho hantu. Hano rero turavuga ngo birabujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera ibi bikurikira. Icya mbere ni ukugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe. Icya kabiri ni ugucakira feri bidatewe no kwirinda ibyago. Hano turavuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri, igisubizo ni C. Noneho icya 12 ngo nibura ikinyabiziga gitegetswe kugira uduhanagura kirahure tungahe? A 2, B 3, C 1, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Nibura rero ikinyabiziga cyategetswe kugira uduhanagura kirahure nibura 1. Akabura ku kinyabiziga bigateza ikibazo nibura ni 1. Dusanzwe tubonaho 2 imbere na kandi inyuma. Nimvuga uduhanagura kirahure twumve essuie-glace, ziriya zihanagura amazi imbere ku kirahure cyangwa kuri parabolize y'imodoka. Rero inyuma yo habayo 1 n'imbere hakabayo 2, ariko akabura ku kinyabiziga bigateza ikibazo ntikibashe kugenda nibura ni 1. Kuri igisubizo ni C. Noneho icya 13 ngo buri modoka yagenewe gutwara abantu ariko umubare wabo ukaba munsi ya 6. Umubare wabo ntarengwa ukaba munsi ya 6 umuyobozi abariwemo igomba kugira imikandara yo kwirinda ibyago yagenewe bakurikira: A umuyobozi, B umugenzi wicaye ku ntebe y'imbere, C ishobora no kugira imikandara ku zindi ntebe z'inyuma, D ibisubizo byose nibyo. Zino modoka zitwara abantu batari hejuru ya 6 ziba zifite umukandara wagenewe shoferi ari wagenewe umuyobozi, tukagira umukandara w'umuntu wicaranye. Zino modoka ntoya zishobora no kugira imikandara ku ntebe z'inyuma. Nubwo wenda mu Rwanda atari itegeko kwambara umukandara inyuma, ariko imikandara ibirimo. Hano rero turavuga ko ibisubizo byose ari byo, buri gisubizo ni D. Noneho icya 14 ngo usibye ibinyabiziga by'ingabo z'igihugu, ikinyabiziga kigendeshwa na moteri kiri ibyuma ntamenwa cyangwa ikindi cyose gikoreshwa mu gutera cyangwa kwitabara gishobora kugenda mu nzira nyabagendwa kidafite uruhushya rwihariye. Urwo ruhushya rutangwa n'aba bakurikira: A polisi y'igihugu, B minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, C minisitiri w'ingabo, D ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro. Umuntu uzatanga uruhusa ku buryo umuntu atwara ikinyabiziga gikozwe mu buryo bwa antipari, ku buryo wakirasa n'ikirasike cyangwa ugatwara ibindi bintu byagufasha mu gutera cyangwa kwitabara, urwo ruhushya ruzatangwa na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu. Usibye ku binyabiziga by'ingabo z'igihugu kubera ko byo si ngombwa ngo bisabe urwo ruhusa, ariko ibindi byose bizasaba uruhusa kwa minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu. Buri gisubizo ni B. Noneho icya 15 ngo iyo umukumbi ugizwe n'amatungo maremare arenze 4 cyangwa amatungo magufi arenze 6 mu nzira nyabagendwa, iyo hatakibona neza ku buryo umuyobozi abona neza muri metero 200, ugomba kugaragazwa ku buryo bukurikira: imbere y'umukumbi tuzagira itara ry'urumuri rwera cyangwa rw'umuhondo. Inyuma y'umukumbi tuzagira itara ry'urumuri rw'umutuku wonyine. Ubundi ku bantu bagendera hamwe bafite gahunda imwe ibahuje, uw'imbere bafite itara ry'umweru, uw'inyuma akagira itara ry'umutuku. Cyagiye bagendera mu muhanda icyarimwe, bagendera mu iburyo bw'umuhanda. Ariko nitugera ku mukumbi cyangwa kuri ya gurupe y'amatungo, ryashyo ry'amatungo, uw'imbere muri bo, umuntu uri imbere y'umukumbi azafite itara ry'urumuri rwera cyangwa rw'umuhondo. Urumva ko imbere hengereyeho umuhondo, ni imbere n'umweru cyangwa umuhondo imbere y'umukumbi. Nta n'ibigaragara hano kuri A, ni umweru cyangwa umuhondo imbere, inyuma bikaba umutuku wonyine. None hano bashyizeho umutuku bongeraho n'ibindi bitari byo. Niyo mpamvu tuvuze ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Njye bavuga ngo iyo umukumbi ugizwe n'amatungo maremare arenze 4 cyangwa amatungo magufi arenze 6 mu nzira nyabagendwa, iyo hatakibona neza ku buryo umuyobozi abona neza muri metero 200, ugomba kugaragazwa ku buryo bukurikira: imbere n'itara ry'urumuri rwera cyangwa rw'umuhondo, ibyanditse hano biranyuranye, bashyizeho ibindi bitari byo.
inyuma n'itara ry'umutuku none bongeyeho n'ibindi, turavuga ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo, buri gisubizo ni D. Noneho icya 16 ngo birabujijwe kongera ku mpande z'ikinyabiziga kigendeshwa na moteri cyangwa velomoteri ibi bikurikira. Ari imitako irabujijwe ku ruhande rw'ikinyabiziga cyangwa n'ibintu bifite imigongo cyangwa ibirenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi. Imitako irabujijwe, ari niyo mpamvu ibinyabiziga nk'iyo ugiye muri controle iyo basanzeho fime cyane cyane nko ku bashoferi ntabwo baguha iyo controle. Imitako irabujijwe cyangwa ibintu bifite imigongo cyangwa ugafata nk'igiti ugatambika mu kinyabiziga gifite metero zirenze uko igisate cy'umuhanda kingana, urumva ko ibyo bintu byateza ibibazo. Ari imitako irabujijwe, ari n'ibintu bifite imigongo cyangwa ibirenga ku mubyimba bishobora gutera ibyago abandi bagenzi, buri gisubizo ni C. Noneho icya 17 ngo mu gihe telefone yawe ihamagaye utwaye imodoka wakora iki? Niba telefone yawe ihamagaye utwaye imodoka, A ngo kwitaba cyangwa ugahagarara ako kanya, B kutayitaba, C gushyira imodoka ku ruhande ukayitaba, D, B na C ni ibisubizo by'ukuri. Twabonye ko igihe cyose dutwaye ikinyabiziga ntabwo tugomba kwitaba telefone cyangwa ntitugomba gukoresha telefone. Rero kugira ngo bigaragare ko natwaye ikinyabiziga nzabanza nshyira imodoka ku ruhande mbone gukoresha ya telefone. Mu gihe telefone yawe ihamagaye utwaye imodoka wakora iki? Uzashyira imodoka ku ruhande uyitabe, buri igisubizo ni C. Mbona icyo wakora mbere yo guhindura icyerekezo, mbere ko nkata iburyo cyangwa ibumoso, mbere na mbere ngomba gutanga ikimenyetso cy'ukuboko no gukoresha amatara ndangacyerekezo. Nshobora gukoresha uku kuboko nkaba nakwereka umuntu aho nerekeje, narangiza nkanitegereza cyangwa nkakoresha ibiniyoteri cyangwa ari byo twita ndangacyerekezo. Ariko ibyo nibiba bihagije nshobora kujya kwerekeza ahantu nkasanga aho hantu ntibyemewe ko njyayo. Rero icyo nzakora kindi, nzitegereza niba icyapa kinyemerera kuba nahindura icyerekezo. Icyapa cy'aho hantu ngiye kwerekeza muri uwo muhanda, rebe niba ibyapa byabo binyemerera kuba nakwerekeza. Buriya turavuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Noneho icya 19 ngo ni iki muri ibi wakwirinda mu gihe ushaka kunyuranaho? A, nyuma y'ikona ugategereza uburyo bwo kunyuranaho. B, mu muhanda w'icyerekezo kimwe. C, aho utagomba kurenza umuvuduko wa kilometero 30 mu isaha. D, ugeze mu muhanda utaringaniye neza. Ahantu rero ugomba kwirinda kunyuranaho, uzirinda kunyuranaho nyuma y'ikona utegereza uburyo bwo kuza kunyuranaho. Kunyuranaho mu ikorosi ntabwo ari byiza kuko uba utabasha kureba neza muri metero nyinshi imbere yawe. Rero uzirinda kunyuranaho nyuma y'ikona utegereza uburyo bwo kuza kunyuranaho, buri gisubizo ni A. Cya 20 ngo mu gihe uri mu rugendo rurerure mu muhanda urombereje ibice byinshi, ni iki wakora mu gihe wumva utangiye kugira ibitotsi? A, ucuranga umuziki cyane. Hari abantu basinzirizwa n'umuziki, acuranga agasinzira ntacyo umuziki uri kuvuga, urumva ibyo nta kintu byamarira buri umwe tubariye muri rusange. Icya 2 ngo kwihuta cyane kugira ngo usoze urugendo vuba, abihuse bose siko bagerayo. C, kuva mu muhanda urombereje ibice byinshi ugahagarara ahantu hatekanye. Hano rero nzashyira imodoka ku ruhande mpagarara ahantu hatekanye kugira ngo ngende binteze ibyago nagerayo ejo, cyangwa nkashaka undi muntu akaza akamfasha tukagera nayo. Rero nibyo mpamvu tuvuga ngo mu gihe uri mu rugendo rurerure mu muhanda urombereje ibice byinshi ugatangira kugira ibitotsi wakora iki? Hano ugomba kuva mu muhanda urombereje ibice byinshi ugahagarara ahantu hatekanye, buri gisubizo ni C. Mwakoze cyane rero, ndabashimiye ko mwemeye kureba ino video. Ndabashishikariza gukomeza gukanda subscribe, mugasharinga kuri bagenzi banyu, mugakanda like. Ikindi, umuntu ufite examen agerageza rebe zino video zirangire. Ikindi ni ukugerageza nawe ukisuzuma ubwawe kugira ngo urebe ikigero uhagazeho. Mwakoze cyane rero, ndabashimiye, mugire umunsi mwiza. Tuzagaruka tuvuga ku kijyanye n'imivuduko y'ibinyabiziga. Ese turebe amapikipiki agendera kuri kangahe, amavatiri, ifasi n'amatagisi, musobanukirwe ibyo ari byo, bitwarira abantu bamwe muri rusange. Iby'ubuhinzi bidafite ibibibuza kwiceka,
ibyo niryo somo mbararikiye ubutaha. Mwakoze kutwumva, murakoze cyane.